Guys, reka nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane, anariko mbabwira uti amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe umuherwe ukomeye cyane, uwo nta wundi bamwita Bill Gates. Kuri Bill Gates abenshi muramuzi cyane, dore ko yayoboye isi nk'umutunzi wa mbere, umuherwe wa mbere ku isi imyaka myinshi, nubwo kuri ubu ari ku mwanya wa karindwi. Ariko kuri uyu munsi wa none tariki 19 byagaragaye ko afite uruzinduko hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko ku munsi wa 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 byagaragaye ko Bill Gates yasuye urwibutso rwa Gisozi yunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Gusa si ibyo gusa, yazanywe no ruzinduko byatumye nyine aza gusura ikorwa bigiye bitandukanye. Mbere yuko tuza kureba ibikorwa yaje gusura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mureke tubanze tumenye uti ese Bill Gates umuherwe ufatwa nk'uwa mbere w'ibihe byose ku isi yose, ese ni muntu ki? Ese Bill Gates ni muntu ki? Ese uyu mukire ukomeye cyane uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimeze bite? Bill Gates yavutse ku wa 28 Ukwakira umwaka wa 1955 isetre muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri umwana yakundaga cyane imibare na mudasobwa, ibyo byatumye atangira kwiga programme akiri muto cyane. Nyuma yinjiye muri kaminuza ya Harvard, ariko aza kuyivamo atayirangije kugira ngo akurikire inzozi ze, kubera ko yari umwe mu bafite inzozi zo kubaka ikigo gikomeye cyane cya mudasobwa. Mu mwaka wa 1975 yafatanyije n'inshuti ye yitwa Paul Allen bashinze Microsoft. Batangiye ari ikigo gito, ariko kubera ubuhanga, umurava n'icyerekezo, Microsoft yaje kuba imwe mu masosiyete akomeye ku isi akora porogaramu za mudasobwa nka Windows na Microsoft Office. Ibi byatumye Bill Gates aba umwe mu bantu bakize cyane ku isi. Nubwo yinjije amafaranga menshi, Bill Gates ntiyagarukiye mu bukire. Mu mwaka wa 2000 yashinze umuryango witwa Gates Foundation ugamije gufasha mu rwego rw'ubuzima, uburezi no kurwanya ubukene hirya no hino ku isi. Uwo muryango umaze gutanga miliyari nyinshi z'amadolari mu kurwanya indwara nka malaria, igituntu n'imbasa no guteza imbere ubuzima n'uburezi. Bill Gates akunze kuvuga ko amafaranga aba afite agomba kugira icyo amarira abantu, niyo mpamvu yiyemeje gutanga igice kinini cy'umutungo we mu bikorwa by'ubugiraneza aho kusigira abana be gusa. Uyu mukire ukomeye cyane cyangwa se uyu muherwe, uyu munsi Bill Gates akomeje kugira uruhare mu guteza imbere ikoranabuhanga, ubushakashatsi ku buzima, kurwanya ihindagurikire y'ibihe no gushora imari mu mishinga mishya. Nubwo atakiri umuyobozi ukomeye cyane wa Microsoft, akomeje kuba umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu isi y'ikoranabuhanga. Uyu Bill Gates, inzira ye ndetse n'urukundo yagiye anyuramo, ni umugabo Bill Gates yahuye n'uwitwa Melinda French Gates mu mwaka wa 1987 igihe Melinda yatangiraga akazi muri Microsoft. Bamaranye imyaka myinshi bakundana maze basezerana mu mwaka wa 1994, dore ko yari tariki ya mbere Mutarama. Babyaranye abana batatu, Jennifer, Lori ndetse na Phoebe. Mu gihe cy'urushako rwabo bafatanyije gushinga imishinga igiye itandukanye. Bill and Melinda Gates Foundation ni umwe mu mishinga cyangwa se umuryango munini y'ubugiraneza ku isi, dore ko ari umwe mu muryango bubatse. Ku wa 3 Gicurasi umwaka wa 2021 batangaje ko batandukanye nyuma y'imyaka 27. Urugendo rw'urukundo rwabo mu rushako rwarananiranye, babana nk'umugabo n'umugore. Bavuze ko bazakomeza gufatanya mu bikorwa by'ubugiraneza nubwo urushako rwabo rwari rurangiye. Nyuma ubutane bwabo bwarangijwe mu rukiko muri Kanama mu mwaka wa 2021. Nyuma yo gutandukana na Melinda, Bill Gates yatangiye kugaragara ari kumwe na Paula Huda guhera mu mwaka wa 2023, bakajya bakorana ingendo hirya no hino bagendana mu birori bitandukanye. Gusa Bill Gates yemeje ko bari mu rukundo, gusa nta makuru yagiye akomeza kuba yatanga cyangwa se yagaragara hanze. Gusa kuri uyu munsi wa none rero Bill Gates akaba yaje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari amahirwe akomeye cyane, dore yuko yagiye asura ibikorwa bigiye bitandukanye. Kuri ubu yasuye uruganda ruherereye mu karere ka Rwamagana, n'uruganda rw'ubuzima rugenda rukora inshinge. Gusa bimwe mu bikorwa by'ingenzi byamuzinduye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaje hano yaje gusura no kwiga uburyo u Rwanda rwateje imbere urwego
rwego rw'ubuzima cyane cyane ubuvuzi bw'ibanze n'imikorere y'abajyanama b'ubuzima. Ikintu kindi nuko yaje gushimangira ubufatanye hagati ya Gate Foundation n'u Rwanda mu guteza imbere ubuzima, uburezi n'iterambere ry'ubukungu, kureba aho igihugu kigeze mu buhinzi no kuganira ku buryo bwo kongera umusaruro no gufasha abahinzi bato. Ikindi no guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga cyane cyane ibikorwa remezo bya digital n'ubwenge buhangano AI mu rwego rwo kunoza serivisi z'ubuzima. Ibi bikubiyemo umushinga wa Horizon 1000 uzashyira AI mu mavuriro y'ibanze guhera mu Rwanda. Bill Gates yavuze kandi ko u Rwanda ari urugero rwiza rw'uko ishoramari mu buzima n'ikoranabuhanga rishobora guhindura imibereho y'abaturage. Uyu mugabo udasanzwe cyane ukomeye cyane Bill Gates nuko ikindi atwigisha ko inzozi nini ari ibintu bishoboka kandi ukaba wabigiraho umurava, gukunda kwiga no kudacika intege bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ndetse bikagira uruhare mu guhindura isi. Reka mbabwire ngo mwakoze cyane kuza kubana natwe ndetse no gutega amatwi. Icyo nakubwira no gukora like, mukore subscribe kuri Kristo Info, musangiza n'inshuti.